Turabasuhuje bene data mugira igitondo cyiza. Tugeze ku munsi wacu wa kane ku itariki ya mbere Nyakanga, aho tugiye kwiga icyigisho kitubwira ngo umwishingizi wacu n'incungu yacu. Ibi rero ni bya byigisho byacu by'ishuri ryo ku isabato dusanzwe tumenyereye twiga buri gitondo. Muri iki gitondo mukaba mugiye kubana nanjye nzaba mwita Pierre afatanije na Mutagoma Amoni. Reka rero mbere ya byose tubanze twiragiza Imana dusenge. Urakoze data mwiza, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo bituramukanye muri iki gitondo, uherwe icyubahiro urakarama. Tugiye kwiga ijambo ryawe, uduhe umwuka wera kugira ngo adusobanurire, tubashe gusobanukirwa n'urukundo rwimbitse rw'umukiza wacu rwatumye atwitangira kugira ngo dukire mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane rero, Mutagoma Amoni, ndagira ngo udukomereze icyigisho cyacu, ariko banze twibutse n'ingingo twize ejo. Murakoze cyane. Ejo twize ingingo yatubwiraga ngo imibereho yo kwigoma. Twabonye uburyo Yesu yikoreye umutwaro wo gukiza umuntu akagira byinshi yigomwa, ndetse twabonye yuko nta muntu mu busore bwe, nta muntu wari wamwitagaho ngo abe yamuhaho kuba, ngo abe yamukodeshereza cyangwa se ngo amwubakire inzu yo kubamo nk'umuvugabutumwa. Reka data, ahubwo abamugiriraga neza umunsi umwe cyangwa ibiri, aho ngaho niho yabonaga icumbi ry'uwo munsi. Yigomwe byinshi rero nk'ibyo dufite uyu munsi. Ubwo rero byumvikane ko twabonye neza ko ubu ngubu noneho twebwe gukora umurimo wayo byatworohera kuruta uko Yesu byamukomereye, kuko we yatubanjirije mu bikomeye. Rero yaduciriye inzira yo gukora umurimo. Ubundi twumve neza yuko kugira ibyo twiboma ku bwa Yesu ari iby'igiciro cyinshi. Ingingo y'uyu munsi rero ku wa kane, nk'uko mwene data amaze kubivuga, ni ingingo itubwira ngo umwishingizi wacu n'incungu yacu. Hano tugiye kubona neza ikibazo kitubaza ngo kuri A, mbese agakiza k'ubugingo bwacu gashingiye ku ki? Hano mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere umurongo wa 30, ndetse no mu byakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 31. Reka mu rwa mbere rw'Abakorino tuhasome, havuga ngo niyo ibaha kuba muri Yesu Kristo, cyangwa se muri Kristo Yesu, waduhinduriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Izina ry'Imana yagwe icyubahiro. Ngira ngo aha ngaha Yesu, Imana ni imbaraga, ndetse Data twese, Umwana n'Umwuka Wera ni imbaraga ziduha uburenganzira bwo kuba muri Kristo. Noneho kandi tugacungurirwa muri Kristo, tukakirirwa muri Kristo. Ibyo byose ni ibintu duhabwa n'imbaraga z'ubumana uko ari eshatu. Noneho wadusomera no mu byakozwe n'intumwa 16:31 kugira ngo twumve icyo hatubwira. Byakozwe n'intumwa 16:31 haragira hati, baramusubiza bati, izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Yego rwose. Urumva neza yuko hano bari batoje ngo mbese ubugingo bwacu bushingiye kuki? Bushingiye kuri Yesu. Niwe watubereye icyanzu cyo kuduhuza n'Imana, cyangwa se ikirawo. Hano mwuko wahanuze yaratubwira ngo mbega ukuntu Kristo yari afite inzara yo mu mutima yo kwifuza cyane gukiza uwari wazimiye. Uwo ni njye nawe. Uwo ni njye nawe. Yesu yari afite inyota yo kudukiza. Umubiri we wabambwe ku musaraba, ntiwagabanyije ubumana bwe, ububasha bwe bw'Imana, ubwo gukiza abemera gukiranuka kwe bose binyuze mu gitambo cy'umuntu. Igihe yapfiraga ku musaraba, yavanye
icyaha ku muntu w'umunyabyaha agishyira ku wamubereye umwishingizi. Urumva neza yuko ahangaha Yesu yakuye icyaha ku muntu akishyiraho, noneho ubwo abatubereye iki? Abatubereye umwishingizi. Ubwo ni ukuvuga ngo yapfuye mu cyimbo cyacu, igihano twari guhanwe we yakishyizeho, niwe wagiha. Noneho hano kuri bere haragenda hatubaza ngo ni iki Kristo yakoze kugira ngo aducungure kirenze imbaraga cyangwa ubwenge bw'umuntu uwo ari we wese. Hano muri Yohana tugiye kubonamo ikintu Kristo yakoze kirenze icyo umuntu uwo ari we wese abasha gukora. Muri Yohana 10:17 ndetse no mu Baroma 5:6-8. Muri Yohana 10:17 haragira hati, igituma Data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Noneho mu Baroma igice cyawo cya 5:6-8 haratubwira hati, tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ahangaha biri kumvikana ko iki gikorwa Kristo yakoze nta wundi muntu wagikora. None se ninde wabasha gutanga ubugingo bwe akongera akabusubirana? Ni ikihe kiremwa cyabasha kubikora? Ntacyo. Icyakoze batubwiye ko umuntu yabasha gupfira umunyangeso nziza kubera urukundo umukunda, kubera ibyiza akora. Ariko umuntu wibye ari bakamufata bakamukubita, cyangwa umuntu wishe undi, nta muntu wabasha kuvuga ngo reka mfe mu cyimbo. Umurongo wa 8 watubwiye ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo twebwe yadukiraga tukiri abanyabyaha. Hano rero hari amagambo atubwira ngo Data yarabakunze cyane kandi yarankunze bihebuje, kuko natanze ubugingo bwanjye kugira ngo mbacungure. Ibi ni ibyiringiro Kristo ari kuduha kugira ngo twiyumvemo urukundo Data wa twese yadukunze. Ubwo Imana ikunda Kristo, noneho ikadukundira muri we. Noneho ngo nta n'umwe washoboraga gusohoza umurimo wo gucungura rwose uretse umwana w'Imana gusa, kuko ari nta wundi wajyaga kutumenyesha Data wa twese keretse uwo wari mu gituza cye. Rero mu yandi magambo, Kristo niwe ufite inshingano yo kutumenyesha se. Kuri se ni iki Yohana yashoboraga guhamya ku byerekeranye n'umuvugizi wacu ku ntebe ya cyami y'Imana? Urwa mbere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza uwa 3 wahadusomera kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'icyo Yohana yashoboraga guhamya ku byerekeranye n'umubye wa. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 1 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3 haragira hati, uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanwe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Urakoze cyane rwose. Aha Yohana rwose yarabyiboneye, intoki ze zimukoraho, maze arabyiyumva, arabihamya. Rero reka turebe hano mu magambo akurikira hepfo, aravuga ngo abantu bake gusa nibo basobanukiwe n'ububi buteye agahinda bwa kamere y'icyaha, kandi nibo basobanukiwe uburemere bw'ingaruka mbi zatewe
no gukomera kw'amategeko y'Imana binyuze mu gusuzumana ubushishozi. Imana inama yo gucungurwa cyangwa se inama yo gucungurwa yabayeho kugira ngo umunyabyaha yongere kugarurirwa ishusho y'Imana. Tubona ko uburyo bwonyine rukumbi bwarokora inyokomuntu bwabonetse binyuze mu kwitanga, ukwicisha bugufi n'urukundo bitagereranywa by'umwana w'Imana. Niwe wenyine wari ufite imbaraga zo kurwana intambara n'umwanzi ukomeye w'Imana n'abantu. Kandi kubera ko ari we mwishingizi wacu n'incungu yacu, yahaye ubushobozi abamunambaho kubwo kwizera kugira ngo babe abaneshi mu izina rye, kandi baneshe binyuze mu buntu bwe. Urumva neza yuko natwe Kristo yaduhaye ububasha bwo kuba twarwana tukanesha tuneshereje muri we. Aya magambo yakuwe mu burezi bwa gikristo paje 112. Rero ingingo yatubwiraga ngo ubwishingizi bwacu n'incungu yacu ishoreje ahangaha tuyibonyemo byinshi. Wakomeza noneho ukadusoreza. Icyo nagarukaho gikomeye cyane kandi cy'ingenzi kuri twebwe, baratubwiye ngo abantu bake gusa nibo basobanukiwe n'iki gikorwa Kristo yakoreye umunyabyaha. Muri abo bakeya rero haranira kubamo, kuko haruguru batubwiye neza yuko Yesu yitangiye umunyabyaha, sibyo, kugira ngo amukure mu isayo y'ibyaha, amucungure, amube umwishingizi. Ariko uyu munyabyaha ntiyabimenya, ariko bakeya cyane barabimenya, baramwizera. Harimo abatanze ubuhamya bati twaramwiboneye n'intoki zacu zimukoraho. Icyo gihe rero tumenye yuko twebwe buriya twizezwa n'abamubonye, no tukizera ibyo batubwiye. Kwizera kwacu rero gukwiriye kuzamuka natwe kukagera ku rugero rwo hejuru kugira ngo Kristo abashe guhinduka umukiza wacu. Imana rero idufashe tumenye yuko Kristo ari umwishingizi wacu, noneho tube muri ba bakeya bizeye igitambo cya Kristo. Imana rero iduhana umugisha, nabo turi kumwe kuri uru ruga free channel yacu. Imana ibafashe kandi bakomereze mu biganza byayo, bitume rwose kwizera kwacu kugira imbaraga muri iyi minsi, kuko namwe murabibona. Noneho bitume koko kwizera kwacu guhagararira ku mbaraga z'aba bahamya za Kristo kwahamirizwe n'aba bamubonye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.